ngo yareba akabona ntamubona, ngo yirukanka agana imbere aho Yesu yajyaga, ngo ahageze biramuyobera. Haleluya, 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 haleluya. Abantu ngo bakamubyiga, Zakayo ngo abona biraza biramucaza, harangije ngo yisunga igiti ngo yorere umuvumo. Aravuga ngo naki paka Yesu amubone, paka nanjye ngere kuri Yesu, menye Yesu wariwe ninde, uyu mwene Mariya bavuga ninde, uyu ukiza abarwayi, agahumura impumyi, akagirira neza, agatanga impuhwe, uyu Yesu ni muntu ki? Yesu ngo ahageze ngo areba Zakayo, ngaramubwira ngo Zakayo aratungurwa, aribaza ngo yamenye ati, ndagira ngo mbabwire mwebwe muri hano, ntabwo Yesu abwirwa iby'abantu, ibyawe Yesu arabizi, aho waraye arabizi, ubuzima bwawe arabizi, gakondo yawe arayizi, kavukire yawe arayizi, umuvumo wawe arawuzi, n'ibibazo byawe arabizi. Haleluya! Kandi Yesu azi amazina yacu, nta zina na rimwe atazi. Yaravuze ngo nta n'imisatsi yacu ngo yarayizi, yarayiba. Tumukorere mu mashyi w'umwami w'abantu. Ukuri Yesu agatanga amahirwe ya kabiri. Mu myaka 18 nari ngeze ku rwego rwo kunywa ifaridi y'itabi iminsi 3. Amapaki 12 narayanywaga nkayarangiza. Hanyuma nari ngeze ku rwego rwo kunywa urumogi, ariko kurunywa rwonyine nkumva ntacyo ruvuze, ahubwo nkarutekeramo n'igiponda, nkaruvangamo n'igiponda, narangiza nabyo ngashyiramo nkabinywa. Ndeka mbabwire ukuntu Yesu atanga amahirwe ya kabiri. Haleluya! Ngiye gusoza dusenge. Nari ngeze ku rwego rwo kwihimbira ikiyobyabwenge gikomeye, cyo nari narise ngo ni imposho. Iyo nzoga nayikoraga mu buryo bw'igitangaza bukomeye. Nafataga inzoga y'ibitoki, narangiza nkayarura imaze gushya, nkagenda nkazana itabi nkarisekura, narangiza nkayibetera, nkagenda nkazana akajyanga ngasukamo, narangiza ngapfundikira, ikongera ikaba iminsi 3, najya kuyinywa ayinywesha ikawa. Reka mbabwire amazina Satani yari yaranyise gasiga mirazi y'urupfu, nyamupfa nibarere yazuka nibaseke, ndetse imisumari icyuma cyasagutse ku mbere. Ariko ndashimira Yesu utanga amahirwe ya kabiri. Hari abantu benshi baza amakuru yanjye, ariko uyu mwanya nagira ngo mbabwire ngo Yesu agatanga amahirwe yo kubaho. Imitima yacu irekeye kuko twongeye kongera mwami guterana dutya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mukozi wawe wateguye turahagurutse kugira ngo avuge ijambo washyize ku mutima we. Turamusengeye ngo imbaraga z'Imana zibe kuri we, mwuka w'ubuhanga, mwuka wo guhishurirwa aba kuri we, kandi ijambo agiye kuvuga ribashe guhembura imitima y'ubwoko bwawe. Dukubise hasi imigambi ya Satani mu izina rya Yesu. Turasabye ngo iki kirere cyezwe nawe, kandi ijambo ryawe rigira umumaro kuri uyu munsi wa none. Uhagararane nawe, kandi umugambi wawe Uwiteka ube kuri we, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen, amen. Reka sabe Pastor Kimonyo Faustin wo mw'indangururamajwi, hanyuma tugiye gufatanya gusoma ijambo ry'Imana. Agiye kunsomera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Luka, igice cya 19 ahera ku murongo wa mbere ageze ku murongo w'9. Nadusomere. Dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 19 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Haravuga ngo Yesu agera i Yeriko, yego, arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Yego. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Ariko ntiyabibasha kuko hari abantu benshi kandi ari mugufi. Arirukanka
komeze arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo bamurebe kuko yari agiye kunyuraho. Dukomeze ku murongo wa 4. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. 5. Yesu ahageze ararama aramubwira ati, Zakayo, uruka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. 6. Yuruka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika umunyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Dukomere amashyi ijambo ry'Imana twumvise. Reka soreze mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 n'umurongo waho wa 1, hanyuma ndasimbuka some n'umurongo waho wa 10. Haranditse ngazinduka mu museke yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza aho aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati, baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha hasi urutoki. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari waza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi, nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega. Barasohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze bugufi bwe. Yesu arunamuka abaza wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntabaguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciyeho iteka, genda amahoro ntukongere gukora icyaha. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Ndashaka kuvuga gato ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo kwakira amahirwe ya 2 y'ubuzima. Yesu yaje kugira ngo abantu amahirwe ya 2 yo kubaho, kubera ko amahirwe ya mbere y'ubuzima umwana w'umuntu yari yatakaje. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 16, dusanga ariho amahirwe ya mbere y'ubuzima umuntu ariho yatakarije igihe yamburaga ukuboko agasoroma ku mbuto Imana yamubujije. Hanyuma amaze kuzirya, Imana iramwirukana, imwirukana muri Edeni. Irangije iramubwira ngo genda ube mu isi uyihinge, kandi gututubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umutsima, kugeza ubwo uzasubira mu mukungugu kuko arimo wakuwe. Ariko umurongo wa 16, Imana itanga amahirwe, iravuga ngo wanzoka we, nubwo utumye umuntu umwirukana, ariko mu rubyaro rw'uyu mugore hazavukamo uzagukomeretsa umutwe, azakubona umutwe, ariko nawe numutanga umuruma agatsinsino. Uwo nta wundi wavugwaga ni Yesu Kristo, wabyawe n'umwana
icya gatanu namubonyeho ngo nubwo yari umutunzi yari umujura. Yari iki? Yari umujura. Ngo yari iki? Icya gatandatu namubonyeho ngo ntabwo yagiriraga impuhwe abakene, ahubwo n'utwabo yaratubanyaga. Ariko icya karindwi namubonyeho Zakayo namukundiye ngo yumvise inkuru za Yesu agira inyota yo gushaka kumenya Yesu no kumureba. Haleluya. Mugira uti karabaye. Arangije afata icyemezo aravuga ati ngiye kureba Yesu. Murabona ukuntu mwese muri aha ngaha. Zakayo ngo ageze imbere ngo yareba akabona ntamubona, ngo yirukanka agana imbere aho Yesu yajyaga, ngo ahageze biramuyobera. Haleluya, 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 haleluya. Abantu ngo bakamubyiga, Zakayo ngo abona biraza biramucaza. Harangije ngo yisunga igiti ngo yorere umuvumo. Aravuga ngo naki paka Yesu mubone, paka nanjye ngera kuri Yesu menye Yesu wari we ninde, uyu mwene Mariya bavuga ninde, uyu ukiza abarwayi agahumura impumyi akagirira neza agatanga impuhwe, uyu Yesu ni muntu ki? Yesu ngo ahageze ngo areba Zakayo, ngaramubwira ngo Zakayo aratungurwa aribaza ngo yamenye ati ndagira ngo mbabwire mwebwe muri hano ntabwo Yesu abwirwa iby'abantu, ibyawe Yesu arabizi, aho waraye arabizi, ubuzima bwawe arabizi, gakondo yawe arayizi, kavukira yawe arayizi, umuvumo wawe arawuzi, n'ibibazo byawe arabizi. Haleluya. Kandi Yesu azi amazina yacu, nta zina na rimwe atazi. Yaravuze ngo nta n'imisatsi yacu ngo yarayizi, yarayiba. Tumukorere mu mashyi w'umwami w'abantu. Bibiliya yatubwiye ngo ngabwira Zakayo ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo ukingurire Yesu uyu munsi akubera umushyitsi. Zakayo ngaruruka ngo agende vuba ajya kwitegura Yesu, ngo Yesu ngahageze. Umva ikintu cya mbere Zakayo koze, ngo Yesu ageze mu nzu ye, ariko umva ikibazo abantu bibashije, baravuze ngo arajyayo ate kandi ari umunyabyaha. Ndagira ngo nkubwire ntabwo ikibazo ari ukuri umunyabyaha. Yesu azi ko wavukiye mu byaha, Yesu azi ko wambuye amahirwe ya mbere y'ubuzima, ahubwo icyo Yesu azana nicyo cy'ubuzima. Yesu azi ko icyamuzanye ari ukugira ngo ahe abantu ubuzima. Ntabwo ikibazo ari inda wakuriyemo, ntabwo ikibazo ari abana wishe, ntabwo ikibazo ari urumogi rwakwishe, ntabwo ikibazo ari uko inzoga zakwishe, ahubwo ikibazo ni uko utamenya amahirwe ya kabiri. Twakuzaniye amahirwe ya kabiri y'ubuzima. Ndagira ngo mbabwire Yesu ni umwami uza gutanga amahirwe ya kabiri yo kuba. Ngo Zakayo ngo hagere ahita ahaguruka abwira Yesu ngo Yesu, yewe Zakayo nari umujura, nubwo ubona ndi umukire, ariko ibintu ntunze narabyibye, kandi abantu nambuye benshi bari hano, ariko kubera ko Yesu ugeze iwanjye uyu munsi abantu nambuye bose ndabarihakane. Icya kabiri uko ubona Zakayo mwikundirizaga ibintu byose by'isi, nta muntu nagiriraga impuhwe, ariko umugana w'icyo ntuzi. Kimwe cya kabiri nagihe iki? Abakene. Reka mbabaze mwebwe muri hano, ba bantu bavuga ngo agiye gucumbika ku munyabyaha bari bakibivuga, ahubwo bakomaga iki? Bakomaga iki? Bati turongeye turariye, mwiki turongeye turariye, haye turongeye turariye. Aho Yesu yageze atanga amahirwe ya kabiri ubuzima bwahinduka. Twasomye inkuru uyu mukobwa witwa Mariya, mushiki wa Lazaro, akaba murumuna wa Marita, bari
noneho afata akazi ko kuba indaya, ahinduka indaya ruharwa, akajya yicuruza, akararana abagabo batarabe, agasenya ingo z'abandi, agatwara abasore, abantu bose yarabatwaye, aragenda ahinduka ikimenywa bose mu mudugudu. Hanyuma bagera uko bashyiraho ingenzi zo kumuneka, hanyuma barangije baramufata. Bagira ibiki? baramufata. Bagira ibiki? Bibiliya yavuze ngo bamutaye hagati. Mu yandi magambo Kamanda arabyumva neza, bakoze ikintu, barangije baramugota, barangije bati turagufashe igihe wahereye usambana. Buriya rero gusambana no kunywa ibiyobyabwenge nirwo rufatiro rw'ibi byose bibaho. Umuntu w'indaya, haza umuntu uje kugambanira igihugu, uwaza aje kwica abaturage, apfa kuza kwereka agafaranga gusa, uhita umukingira ukamushyira hariya ukamuhisha. Umuntu uje kwiba abantu, iyo abantu bibye bajyana kwa maraya. Umwuga w'uburaya ni umwuga mubi, ni umwuga upfuye, ni umwuga w'ikuzimu. Aho hantu niho Satani akunda gukorera. Uyu muntu rero bamuriye bushi, barangije baramufata, bamuta hagati ngo baramujyana. Tugende. Bagira ibiki? Reka ntware muganga, reka mvureke muganga, ngwino waje mu kazi, uyu ni muganga, ngo bamuta hehe uyu ni muganga wanjye, niyo mpamvu ariyo mbaresheje. Hanyuma bamuta hehe? Bamuta hehe? bajya bavuga ngo utaranirwa agaramyagira ngo ijuru riba hehe? Ahindukiye. Umva igitangaje rero, ngo bose bari baje bikoreye iki? Bari baje bikoreye iki? Intushu z'amabuye. Batisha abagore batigiye badutwariye abagabo. Akawe uyu munsi kagize ibiki? Abagabo wacu watwaye shanye bawe batari bayasari heka. Reka tubereke, ariko nagira ngo mbabwire ijambo ryiza ry'ihumure. Yesu yaje gutanga amahirwe ya kabiri. Ntabwo Yesu yaje guciraho abantu iteka, ahubwo yaje kugira ngo abahe amahirwe ya kangahe? Ngo barangije bati mwigisha, haguruka pastor, mwigisha. Mose yavuze ko umuntu ufashwe asambana bamutera amabuye. None uyu mugore twamufasha asambana, none wowe uravuga ngo muki? Cyangwa se tukwereke igihe wahereye umuntu utarakora icyaha namutera. ngo muki? Umuntu utarakora icyaha ngaho namutera ibuye. Nabanza kumutera ibuye? Naribanza mutera. Se murandika icyesura? Yamenye ko nanjye naraye nibye. Yamenye nanjye igihe nasambanaga ko yambonye. Uzi ko yamenye igihe nagambanye? Narwara umogi nawe yarwanditse. Yebaba we, Yesu uko mbona yanditse ibintu n'aya mafaranga nibye muri magiye yabonye. Mugabo uri hano. Urahagera ibyo bagahita byandika byose. Urangije ngo abantu bamurengaga bose basiga ikirundo cy'amabuye imbere ya Yesu, barangije bariruka. Haleluya ariko. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesu ngarunamuka. Kumbi Mariya we yarameze ngo wapfuye. Unamariko nawe yarameze nk'ugize iki? Yarategereje ko ibuye rya mbere rimugeraho. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri, iyo wageze kuri Yesu aguha amahirwe ya kabiri. N'ibyaha wakoze ntabwo byongera kwibuka. Ni ukuri kw'Imana. Uyu munsi ni imyaka 30 no gufatanya urumogi, ariko reka mbwira ugeze imbere ya Yesu ukaruzanira Yesu, Kamanda ava hano aguherekeje utaha mu rugo, ntaga kujyana kuri polisi, ahubwo akujyana mu rugo, kuko ageze imbere y'umugabo utanga amahirwe ya kangahe? Tumukomere mu mashyi uwo mwana. Barangije
ndabaza umugore ngo mugore unamuka abakuregaga bari hehe ntabwo ubonye ubwo batagucireho iteka nanjye ntabwo ngucireho iteka genda amahoro ntuzongere gukora icyaha iteka ikomere yose amashyi menshi cyane ndasoje ngiye gusenga haleluya 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 ndasoze kuri aka kantu ni ukuri Yesu agatanga amahirwe ya kabiri mu myaka 18 nari ngeze ku rwego rwo kunywa ifaridi y'itabi iminsi 3 amapaki 12 narayanywaga nkayarangiza hanyuma nari ngeze ku rwego rwo kunywa urumogi ariko kurunywa rwonyine nkumva ntacyo ruvuze ahubwo nkarutekeramo n'igiponda nkaruvangamo n'igiponda narangiza nabyo ngashyiramo nkabinywa ndeka mbabwire ukuntu Yesu atanga amahirwe ya kabiri haleluya ngiye gusoza dusenge nari ngeze ku rwego rwo kwihimbira ikiyobyabwenge gikomeye cyo nari narise ngo n'imposho iyo nzoga nayikoraga mu buryo bw'igitangaza bukomeye nafataga inzoga y'ibitoki narangiza nkayarura imaze gushya nkagenda nkazana itabi nkarisekura narangiza nkayibetera nkagenda nkazana akajyanga ngasukamo narangiza ngapfundikira ikongera ikamara iminsi 3 najya kuyinywa yinywesha ikawa reka mbabwire amazina Satani yari yaranyise gasiga mirazi y'urupfu nyamupfa nibarere yazuka nibaseke mitsi misumari icyuma cyasagutse ku mbere ariko ndashimira Yesu utanga amahirwe ya kabiri hari abantu benshi baza bakuru yanjye ariko uyu mwanya nagira ngo mbabwire ngo Yesu agatanga amahirwe yo kubaho numvaga mu buzima bwanjye nzabicegera cya Satani numvaga afite imigabo n'imigambi yo kuzajya ikuzimu yicara na Satani nkamubwira ngo naragukoreye none reka dukore akazi natwe twicabana ariko ndashimira Yesu utanga amahirwe ya kabiri uyu munsi naratwaye nakibukwa mu minsi yashize ndasoreza kuraka ibiyobyabwenge bigira ingaruka mu buzima bw'umuntu kugeza n'ubwo hashira imyaka 10-20 iyo udahuye na Yesu ngakugirira neza bishobora kwica bikarangira nigeze nkomereka njya kwa muganga nyuma y'imyaka 20 ngishijwe bantera ikinya cyangwa kumfata kugira ngo bandode bandoze kumva muganga arambaza ngo nibiki wamwe ndamubwira ngo nari narapfuye ni Yesu wanzuye nawe ibiyobyabwenge byinshi arambwira ngo mu maraso yawe turabona bikirimo ariko bitangiye gushiramo nawe tekereza ibintu namweye hakabashize imyaka igera kuri 30 akabirwa byatangiye gushiramo ubu nibwo wapima ntubibone ariko mu myaka 15 byari bikirimo ndashimira Yesu utanga amahirwe ya kabiri dukomere Yesu abashimisha cyane amahirwe ya kabiri Yesu atanga nayo icyambere aguha amahirwe yo kukubarira ibyaha icya kabiri aguha amahirwe yo kuguha ubugingo buhoraho icya gatatu aguha amahirwe yo kugukuraho imivumo y'iwanyu imivumo y'akarande n'imiryango akagukuraho akarande k'iwanyu k'ubusambanyi akagukura akarande k'iwanyu k'ubutindi kakandi tawe yatubwira iyo ni imivumo dukomana muri basogokuruza ariko reka mubwire kuri uyu mugoroba Yesu arashaka kuguha amahirwe ya kabiri y'ubuzima uri ku mutwe dusenga Imana ndasoje uri ku mutwe wawe utekereze amahirwe ya kabiri y'ubuzima ntabwo Yesu akiza ibyaha gusa ahubwo azatwara n'imivumo Zakayo yari umukire Zakayo yari yarize Zakayo yari umutunzi ariko yari umujura yari afite umudayimoni wo kwiba yari afite umudayimoni mubi ushobora gutunga abantu bakabona uri umunyacyubahiro ariko kwa kubatakaje amahirwe ya mbere y'ubuzima kubera icyaha abantu bakaguhimba n'amazina abantu batamenye ariko ndashimira Yesu udutanga amahirwe ya kabiri ngo yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye uri hano ushaka kwakira amahirwe ya kabiri yambura ikiganza tugusengera hose Imana ibahe umugisha muri benshi cyane
mani bahumugisha n'abari ku muhanda ndababona rambura ikiganza unyereke Yesu nababwiye ngo Yesu yitiranya amazina y'abantu Yesu ntabwo yitiranya abantu kandi Yesu aratuzi neza n'agakondo yawe arayizi n'akavukira yawe arayizi n'ikibazo ufite arakizi ariko arashaka kuguha amahirwe ya kangahe ya kabiri rambura ikiganza tumusenge ya kabiri muhagurukiraho muri basengeri muhagurukiraho muri basengeri abana mu ibiganza abana yanjye mukomeze mubirambure basengeri mukomeze mubirambure basengeri ndabona muri benshi cyane mukomeze mubirambure basengeri mukomeze mubirambure basengeri aho muri hose mana yanjye we mushumba pastor aba bantu tugiye kubasengera ariko reka mbabwire bireba ngo nutera urutambwe rumwe Imana nayo izatera 99 gusa tera urutambwe rumwe rwo kwizera hanyuma uzisanga tugusenge nihuta cyane twumva bose babiri muze hano mumwegere hano izo ni intambwe zerekana kwizera mutambuka mwihuta cyane muze mwakira amahirwe ya kabiri muze mwakira amahirwe ya kabiri muze mwakira amahirwe ya kabiri aya mbere waratakaje kubera icyaha wagukanye aya mbere waratakaje ariko Yesu arimo aratanga amahirwe ya kabiri Yesu abantu bamusambanye abantu bamusinze izina rya amahirwe ya kabiri mutambuke tubasengere ndabona n'abandi bari inyuma namwe nimuze haleluya Yesu arimo atanga amahirwe ya kabiri 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 yewe wa mukobwa we amahirwe ya mbere wayatakaje ariko reka nkubwire uyu munsi hari ibyiringiro uyu munsi hari amahirwe uyu munsi hari umugisha ntabwo yitaye ku byo wakoze ntabwo yitaye ku mabi yawe ahubwo aje kuba amahirwe ya kabiri amahirwe ya kabiri dusenge tugiye gusenga none hari abasigaye nimwihute mwere gutwara igihe nimwihute mwakire amahirwe ya kabiri amahirwe ya mbere wayatakaje muvume wenda wakubujije umugisha ariko Yesu atanga amahirwe ya kabiri Yesu agatanga amahirwe ya kabiri Yesu agatanga amahirwe ya kabiri tugiye kubasengera mwebwe pastor agiye kubasengera mugiye gusubira muri isengesho rigufi Bibiliya iravuga ngo niwatuza akanwa ko Yesu ari umwami ukizera mu mutima ko Imana yamuvuye uzakizwa mugiye kwatuza akanwa kanyu hanyuma tubasengere n'abasigaye hari inyuma mutabona ko mugera hano usubire muri aya magambo kandi uhamishe ikiganza cyawe muvuga muti mwami Yesu turagushimiye kuba wavuye mu ijuru ukaza mu isi ukabyarwa n'umugore kugira ngo unkize wabonye ko nari mfuye rubi kuko navukiye mu byaha kandi nakoze ibyaha ibyo byanandukanije nawe bizanira umuvumo binteza akaga Yesu mbabarira ibyaha nakoze byose uhera mu buto bwanjye kugeza uyu munsi wa none nura mu gitabo cy'urubanza unyandike mu gitabo cy'ubugingo haleluya sezera Satani ku mugaragaro sezera ibyaha ku mugaragaro mwami misemo kuba wawe Baba Yesu ufate ukuboko ntundekure haleluya ukagiriye neza Zakayo nanjye ugirire neza uko waririye ndaya nanjye ari kumbabarira mwami ndagushimye kumpaye agakiza kandi ukampaye ubugingo byatuye ryo byizeye ryo mu izina rya Yesu Kristo amen. Sasa rino basengere Mana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo
yawe mwana ikweretse intambwe imwe wateye nawe watera 99 ubasanga dore satani yarimo arabakubitira mu byaha yabuzaga amahoro ku buzima bwabo bwa buri munsi ariko uyu mwanya barakwegereye mwami haleluya bababarira ibyaha byabo bababarira gukiranirwa kwabo maze ibyaha byabo ubita mu rwobo rwo kwibagirwa maze uyu mwanya haleluya amazina yabo yandike mu gitabo cy'ubugingo urakoze uwiteka bakurireho imivumo bakurireho ibyaha bakurireho za karande zo mu miryango ibyo byose ubijyane ibyababuzaga amahoro byose ubishyire mu rwobo rwo kwibagirwa maze uyu mwanya bawe mwami Imana abana bishimira bashyira mu gituza cyawe kandi intambwe wateye yo kuyamisha kuba mu kiganza cyabo mwami wababarire ubakire ubashyire mu gitabo cy'ubugingo kandi uzahamagara amazina y'abera nabo uzabahamagare mwami urakoze ko wabariye tugukomera amashyi tukuvugiriza mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen.